Ikaze kuri Itange TV show, turabakiriye, duhora tuvuga ngo ababa bifuza kuza bakaduha ibitekerezo, tukaganira namwe, bakaba baduha amakuru, yaba ari ubuzima bwacu tugenda duhura nabwo, ibintu bigiye bitandukanye, karibu. Murakoze cyane. Mwitwa bande? Nitwa Mukayisenga Goreti, abandi bagahimba Gogo. Urakoze cyane Gogo. Ngaho rero muri makeya tubwire mwaturutse hehe? Baturutse mu karere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga nabi ni kure, ariko nanone ntabwo ari kure cyane, ariko turabakiriye nyine. Ngo rero mugiye kuduha impamba mwatuzaniye, mutubwire muri makeya ikintu mwaduteguye kutugezaho. Murakoze cyane. Nateguye kubagezaho ubuhamya bw'ubuzima bwanjye no kubagezaho ijambo ry'Imana Imana yampaye nzabwira abantu ko nzaba ndi kuri mikoro. Murakoze cyane. Karibu rwose, mwisanzure, karibu mukomeze mutubwire. Ndahera ku ijambo ry'Imana Imana yampaye kubabwira ko nzaba ngeze kuri mikoro. Ni ijambo riri mu Bakorino 13 kugeza kuri 13. Abakorino 13 igice cya 13 umurongo wa mbere. Ubwo ni umurongo wa mbere kugeza kuri 13. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, Hera ku mutwe we. urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo, ntacyo naba ndi cyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose, ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkikwe, ariko singire urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenya ko igice tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura
kuva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. murakoze cyane. Iryo ni ryo jambo Imana yampaye nzabwira abantu ubwo nzaba ngeze kuri kamera mu mwaka wa 2020. Yabimereye mu nzozi, ariko kuko nari umwana nkabibara nk'aho ari inzozi, ariko ikomeza kumbwira ngo ngende mbibwire abantu. Nkibaza aho nzahera nkashaka nkahabura, gusa ikajya imbwira ngo nzagucira inzira, ubwire abantu icyo nshaka ko bakora muri bo, ubwire abantu urukundo ruzima, urukundo rwa nyarwo urwo ari rwo. Urukundo rwa nyarwo ntabwo rwihimbaza, ntabwo rwirarira. Urukundo rwa nyarwo ni urukundo ruzima, rutagira ikintu na kimwe rujya rureberaho. Mwebwe mwantumiye kuri TV yanyu, ndabashimiye ko mwamfashije gutambutsa ubutumwa Imana yampaye. Imana yarambwiye ati nubabwire ibyo, uzababwire inzira zawe n'urugendo rwawe, kugira ngo buri wese azabashe kumva ko ndi Imana ikora ibitangaza, nkaba Imana ikorera igihe, nkaba Imana isumba byose yaremye isi n'ijuru, nkaba Imana ivuga ntibavuguruze. Murakoze. Ngiye gukurikizaho ubuhamya bw'ubuzima bwanjye Imana yanshishijemo, kugira ngo buri wese uzumva buno buhamya akireba muri we, ajye yibuka ko hari ahantu Imana yakuye Goreti atari kubasha kwikura. Ajye yumva muri we afite ibyiringiro, afite kwizera, ariko ikiruta ibyo byose agira urukundo mu bantu. Akunda umuntu atari uko amugamijeho indonke, akunda umuntu uko ari nta kindi agamije. Imana yankora ibintu byinshi bitangaje. Navutse ndi umukobwa, tuvuka turi abana babiri, umwe avukana ibiro 3, uwa kabiri ari we njyewe mvukana inusu. Byari bigoye kugira ngo inusu izakure, kugira ngo ivemo ibiro muri kubona hano bigera muri 60. Ase oya mise nguhagarikira aho ngaho mbabarire, uvugisha ukuri. Hari ukuntu wenda twumva abana bavuka, umwana wenda akumva yavukanye ibiro bikeya, wenda ukumva yavukanye nk'ikiro wenda n'andi magarama. Umuntu wavukanye inusu koko bitabaye ugukabya? Oya, ntabwo ari ugukabya, ubu ni ubuhamya niherewe n'umubyeyi wambyaye. Ubwo twe twavutse turi babiri, uri kumva umwe yavukanye ibiro byinshi, undi avukana bike. Nuko Imana yari ifite umugambi ku buzima bwanjye. Iyo itaza kugira umugambi, ibiro byinshi byari gusigara, ibike bikagenda. Ntabwo nashidikanya gukora kwayo rero, nk'uko ubimbajije buri wese yabyibazaho, kandi nanjye mu itangiriro mbyibazaho. Nkanabaza mama wanjye, ese koko warapimishije usanga mfite inusu? Akambwira ati ni inusu wagaragaraga nk'akomekano kometse ku muvandimwe wawe. Ariko wari akomekano kometse ku wundi, yavuyemo umukobwa mukuru, nawe abyara abana babiri. Ibyo byose ni Imana yabikoze, yari ifite umugambi ku buzima bwanjye. Niyo mpamvu ndi gutanga buno buhamya, kugira ngo buri muntu wese ahari
n'aho ahagaze n'ibintu ari gucamo ajya yumva ko hari Imana ijya ikura ku nusu igashyira ku biro. Nanjye yankuye ku nusu inshyira ku biro 50 binarenga gereranyije uko ngana. Amen. Imana rero nishimwe cyane, yakoze ibintu bikomeye. Ikindi mwifuza kumbazaho? Komeza. Nta kindi mwifuza kumbazaho? Amatsiko. Maze gukura ndi mu mabyiruka, nakuze bigoye cyane, byari bigoye pe, byari bigoye ko nagize imyaka igera muri 13 umuntu wandeba mu muhanda akabona mfite nk'itanu, ku buryo bajyaga bose uriya mwana katajya kura. Ariko mama agasubiza ati isaha y'Imana nigera azakura, akaba afite ibyo byiringiro ko nzakura nyine. Meze ubuzima butari bwiza cyane, igihe kiragera ngo abandi bana bajyaga ku ishuri njye sinabashije. N'abaciye mu ijambo se wa muvandimwe wawe we mwarabanaga? Uwo se twavukanye w'impanga yanjye? Oya, impanga yanjye yo yapfuye ku kanya hashize icyumweru tuvutse. Yo irataha hasigara inusu. Biragoye kumva ngo uzarera umwana w'inusu w'ibiro 3 agiye. Ku buryo nk'umubyeyi wanjye ari we papa yaravuze ati reka rero nkubwire madamu wanjye shyiranamo byose, kuko n'ubundi uyu usigaye ntacyo azamara. Ubundi uyu wese uguhora ejo ntituzabwira n'abandi ngo baze bashyingure noneho bakazira n'ubusa. Ariko umubyeyi wambyaye anamba haravuga ati hoya, agihumeka sinshobora gukora iryo kosa. Yamumpaye izi mpamvu, niyacyuye ukomeye igasiga udakomeye izi mpamvu. Ubwo buryo nakuzemo maze gukura ngeze mu myaka 15, nabwo uwandebaga yabonaga ari ya 7 cyangwa 8. Byari bigoye kuntandukanya n'uw'itanu cyangwa 6 kandi njye ndi mukuru. Ariko ibyo byose haba hari Imana isumba byose ijya yitamura ku buzima bwa muntu. Uko bwije n'uko bukeye igaca inzira tugomba kunyuramo za buri munsi. Uyu mwanya hari umuntu nawe uri muri iyo nzira yo kubona arushye bigezaho. Ashobora kuba ari umubyeyi uri kureba umwana afite akavatu, uyu mwana ndamumaze iki, uyu mwana ko mbona nta mumaro. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana isumba byose irakora kandi ikorera igihe. Ni Imana ijya ivuga ijambo ryayo ikarisohoza. Ni Imana igenda imbere y'umuntu mpaka kuva ari muto kurinda akuze, ntijya imuvaho. Naje gukura imyaka 17 n'ubundi wabonaga ko n'ubundi ndacyari uruhinja bitewe n'ubuzima nari ndimo. Ubuzima bwo kuvuka ungana gutyo, wanyu muri abakene, urumva nta mikurire nari mfite. Ariko Imana yo mu ijuru yari itamuruye ndakura. Ngize imyaka 17 niga inzira yo kuza i Kigali ngo ndebe ko nazabona ubuzima buzima. Ariko Imana yari ifite ubuzima buzima yanteguriye. Natangiye nkora akazi ko mu rugo, nagakoze imyaka 2. Nujuje 19 nibwo banteye inda, byara umwana w'umukobwa. Nawe nkimara kumubyara bimbana ibibazo birebire, bimbana intambara. Hahandi ujya wibaza ukavuga ati ese Mana, iyo ujya kureka nkitahira wandetse kugira ngo bigende gute? Ariko nkajya ndota inzozi zimbwira ngo nzakugira ukomeye, nzagukuza mu mwuka ndetse no mu mubiri. Gusa kuko nari umuswa wo kumva ijwi ry'Imana nkavuga nti izi ni inzozi.
umwana w'umukobwa namubyariye mu rugo, nkorera mu rugo nyine nk'uko umuhungu agutera inda, yamara kugutera inda akagenda, ariko mu buzima bwari bukomeye cyane, bwari ubuzima bukomeye pe, ku buzima bwanjye icyo gihe bwari bunkomereye, aho nabonye ko Imana isumba byose kandi igica inzira, kandi ko ari Imana ijya yitamurura ku buzima bwa muntu. Umwana wanjye agize amezi agera muri 2 n'igice, nibwo umuhungu wayinteye yampamagaye arambwira ati ngwino i Kigali ngushingire ubuzima umere nk'abandi, ko nazamukaga nk'umuntu ugiye i Kigali nyine kureba abo babyaranye, bitewe n'ubuzima nari ndimo, ubuzima nyine ubona ukabona umuntu abayeho nabi. Yarambonye arambwira ati hoya ntabwo ari wowe nari nzi, si wowe nari nzi habe na gake rwose, gerageza ubwire abantu rwose ko wambuze. Ati kuko sinagutungukana mu muryango nkwerekana ngo uri umugore nateye inda. Icyo gihe nibajije noneho icyo navukiye kirantangaza pe, ariko Imana ikajya imbwira ati humura, ihangane, komera muri wowe byose uzabinyuramo. Narongeye nsubira mu cyaro, ubwiza n'ubusirimu nari nje gutura i Kigali birangiriraho. Haciyeho igihe gitoya, umwana agize umwaka, umusore arambwira ati ndibwira ko umwana akuze, kandi nayo maze kwisubira ukamera neza, ntabwo ugicuye ntucupiye, waza noneho nkagutunga. Ndibwira mu mutima nti Mana urakoze unsubirije igihe koko, ariko ibyo nibyo nibwiraga nk'umuntu urarikiye urugo cyangwa unejejwe n'ukuntu bagiye kuntunga. Nongeye ndazamuka nzi Kigali, hakiri ivarisi nk'umugore ugiye gushaka nyine muri Kigali. Ubwo nageraga i Kigali ngahamagara umusore wa nenda, ubwani nageze muri Kigali ngira ngo wenda ashaka ko yarari nk'ahantu andeba, aranyihorera. nanone yarongera arakutuma. Nanone yarongera akuraho telefone noneho burundu, isi nyikaragiraho. Aho niho nabonye ko Imana uko byagenda gute ariyo igukunda urukundo rwa nyarwo rutavanze. Bicaye Nyabugogo biranshanga, ndeba hirya ndeba hino, ndi n'umwana, ntacyo kurya nari nazanye ko numvaga ko ngiye kuba umudamu w'i Kigali nanjye nkamera neza, nkajya mbwira abantu nti nanjye nashatse i Kigali. Abantu bakavuga ati cye gusura umukobwa wanjye yashatse i Kigali, ariko ibyo nabyibwiraga nk'umuntu, umwana w'umuhungu yari afite inzira ze ari kugenderamo. Ndi umugore wamaze icyumweru muri gare, nikoreye ivarisi y'imyenda, mpetse umwana ku mugongo, ntabwo twari dufite aho kuba. Imana yarahabaye ishinga urukundo rwayo ku buzima bwanjye n'ubw'umwana. Bwariraga nkicara mu kazu k'abagenzi nkareberamo, abantu bakambaza se wa mudamu we werekeza hehe ugana hehe, nkababwira nti ni umuntu naje gusura. Bakambaza se umuntu waje gusura waje kumubura, kuko ntari imerewe neza mu buzima. Urumva kumara iyo minsi urara rwa ntamba utariye, bwari ubuzima butanyoroheye, bwari bwa buzima ureba ukavuga ati se wakwiyahura nkipfira. Ariko nkajya numva ijwi rimbwira riti humura, ubu uri kwiga tangira wige kugira ngo nugera ahakomeye
bose bazamenye ko ndi Imana igikora ibitandukanye n'ibyabo. Havugana ariko ni gute uri kumbwira ngo uranyigisha ndi kurara muri ruhurura maze iminsi ntoga umwana ntiyoga inzara iranyishe dore nabuze nayo konsa, ni gute uri kumbwira ngo ni impumure kuko kambwira ati humura ndacyagutegurira inzira. Iminsi iragenda imbana iminsi ku buzima bwanjye, Imana imbera amaso mwishimwe yarakoze. Ngiye kwenda kumara ibyumweru 2 muri gare, nibwo haje umwana w'umusore ntazi arambaza ati ko maze iminsi ica hano nkakubona hano umwana, ese bimeze gute ku buzima bwawe? Ntabwo yari mfite umwuka wo kumusobanurira ukomeze umaze iyo minsi utarya utanywa, ntabwo waba ufite umwuka wo kuvuga ngo ujye kurondogora. Gusa naramubwiye nimba wumva ushaka kumbaza byinshi, reba ikintu ngurira hano n'ibiki. Mwana w'umusore ntazi nawe atanze, ariko hari igihe nyine nkabona ko ari Imana yari imwohereje ngize inkure ku muhanda. Ndahamya nashidikanya hari inzira Imana ijya igukura ku muhanda pe, umuntu akakwanika ikazi kakwanura. Nanjye aho ngaho yaranyanuye. Mwana w'umusore ngurira ibyo kurya, yita ku mwana wanjye, mubwira amateka yanjye ukuntu ameze, rumva nimaze kugarura kabiri, maze kugarura imbaraga, numva ndi gusa neza noneho mu maso. Nibwo namutekereje ubuzima bwanjye, arantegera subira mu rugo. Buriya Imana hari ukuntu ijya ibikora kuruta uko umuntu atekereza. Hari ukuba wari uzi ngo umwana we yarashatse amaze ibyumweru 2 mu rugo, uri kwiyumva ko ufite icyizere cy'uko wenda mu minsi mike uzajya kureba urugo yashatsemo, ukajya kubona ukabona aragarutse asunikishwa igiti, nta rubaraga nta mbaraga afite. Biteye agahinda ni ukuri mu byumve. Byarambabaje icyo gihe umugani wa babandi, byari bibabaje nta mbaraga nari mfite. Mubyeyi atese hana wanjye urugo wagezemo rubaye ruti? Ndamugana urugo nari numvishe nabi. Ntabwo wabwira umubyeyi ngo umugabo yaragwamagaye ngo uze mubane akuraho telefone, ntiwashobora kubimusobanurira pe. Naramwihoreye ndamugana njyewe rwose numvishe bitari kuvamo. Maze kweki wumvishe bitavamo, ndamuganje ko kumatiriza ntago bivamo. Ntabwo mfite umwanya wo kumusobanurira ngo yancitse maze iminsi. Hari ibintu utabwira umuntu nyine unaniwe bigezaho. Nshimye Imana yo mu ijuru ko yahandindiye ikambera amaso ubwo umuntu yaranyanitse ikanyura. Hari ubwo nawe Imana hari ubwo umuntu yaba ari kukwanika nonaha, ariko reka nkubwire ngo humura, umuntu arakwanika Imana ikakwanura. Imana yikwanuye babibaza ngo byagenze gute. Zari inkuru ndende singiye kubabishya, ntabwo byari byoroshye. Ni inkuru ndende y'ubuzima naciyemo, ntabwo bwari bunyoroheye icyo gihe. Imana yaje kumbwira ati humura, shitsa umutima mu nda utuze, ndi kukwigisha kugira ngo uzavemo umuntu muzima, uzabe mikoro nivugire. Imana nivugira mu muntu kandi bizi uburyo yapanze gahunda zose. Naje kubana n'umubyeyi wanjye mu rugo hashize umwaka n'amezi 5. Ubuzima ntabwo bwari butworoheye mu rugo kuko twari abakene kandi n'ubu turacyari abakene. Ntabwo nakubwira ngo twarakize, n'ubu turacyari abakene pe. Mw'icyo gihe noneho bwo byari bikabije,
twaryaga rimwe cyangwa se ntitunarye. N'ubu kandi ntabwo turakira, wambaza ngo wenda si ubu mwarakize, hoya n'ubu ntiturakira, ariko turi gushima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Aho Satani adutegeye ntabwo ariho atubonera, kuko aho adutegeye asanga Imana yahageze imbere yacu. Nyuma y'umwaka n'amezi make nibwo nasize umwana wanjye musigira mama wanjye, ndongera ngaruka mu kazi ko mu rugo, ndakora nkajya nsevinga amafaranga make, ntabwo aba ari menshi amafaranga yo mu kazi ko mu rugo, ariko Imana iba yahaguhishe kugira ngo iminsi y'icumi njya mbahereza amafaranga yo guhaha, yo kugira ngo nyine tubashe kugira tubone ibitubeshaho cyangwa se ibidutunga. Hashize imyaka 8 umwana wanjye ariyo yujuje, nibwo Imana yambwira ati ko nagutumye ukaba utari kuvuga ibyo nagutumye, bimeze gute? Ndavuga numva nkubwire wa Mana we, mu gihe tugishonje tutari twarya rwose, ndumva ntaho nahera mvuga. ariko se naguciye mu ijambo, wowe Imana ubwo muvugana gute? Urakoze. Abantu benshi bajya bibaza ngo umuntu yavuganye n'Imana gute, cyangwa se akavuga ngo ni gute ikubwira abandi itababwira. Twese uko turi mu isi Imana ituvugiramo, ariko ituvugiramo mu buryo bwayo butandukanye bw'ibanga. Njyewe rero ijwi ryayo ndyumvira mu nzozi. Iyo ikintu kigiye kumbaho ndabanza nkakirota, nkimara kukirota mpita menya ko ubwo ntangiye urugamba rwacyo. Wenda we sinzi uburyo mujya muvuganiraho, ariko njyewe ijwi ryayo irimbwirira mu nzozi, kandi ibyo imbwiriye mu nzozi ndabihamya ntashidikanya ko ari ukuri, kuko nimba ushaka kumva ikintu nta muntu ukikubwiye, n'uri kukubwira utamwumva kandi icyo kintu kikaba, ni uko aba ari Imana iri kukubwira. Mbwiriraho n'abantu ujye ibwira ntibabashe kubyumva. Biragoye kubyumva kuko hari ibintu byinshi tuba dutekereza mu buzima bwacu tutabasha gutuma dutekereza ngo twumvishe izo nzozi, cyangwa se twumvishe umutima uri kutubwira ngo reka iki. Imana ivuga mu buryo bwayo, kandi ivuga mu buryo kuri buri muntu wese. Abantu benshi bibwira ko kugira ngo Imana ikore ari uko bagukubitaho ikiganza ugahirima, ariko ntabwo ari byo. Buri wese afite impano ye, kandi abantu benshi bumva ko utagukojejeho, udakozweho n'ikiganza nyine Imana iba itavuze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana iravuga, kandi ivuga mu buryo bwayo, kugira muri buri muntu wese. Yagutuma, yantuma, yatuma n'undi, kubera ko ari Imana ishobora byose. Twara ufite sayo nari mfite njyewe ukuntu Imana ikubwira. Mwakoze.